mbere naramwangaga cyane kubera ko yarwanyaga Bruce Melody, ariko ubu ngubu nsigaye mukunda cyane aho nabonye ko maybe nabonye ko avuga ukuri kandi ukabona ko ashyigikiye ukuri. Big wati ndi hejuru niko yanditse. Big yanagiwe nukabitinye bisome yararangira aravuga ati Big yanagiye hejuru. Izo comment rega nanjye naziciyemo narazisomye ariko gisoma Captain Yago urumva erega Captain Yago umva Captain Yago impamvu atsinda nubagikomeza gutsinda aryama arambarara kuki kukuri kumana nejo yaragusuje mu kiganiro yakoze n'umungu wagere kamanda abari kuri front nanjye ndi kuri networking wabyumvije shabana wabyumvije mwenda bakunda Imana rero umva nkubwire ntushobora kunamba kumana ngo uzasebe ngereka nkubwiza ukuri imbere y'Imana bura abantu ntibazi banga ryanjye rero kubera agiye kuririmba yajya avuga ikinyobwa Melody nabyumvise nabyumvishije ati Yago yavuga ati muvuga iki kinyobwa sindi kucyamamaza n'icyanyishyuye bati Big Energy bamwe bati ni Yago wishyuye. Nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe cyazo zikarangira. Imbaraga za shetani zigira igihe cyazo zikarangira. Imbaraga za shetani ngo kwicariye burya shetani agutunga nk'inkoko kuko inkoko niba utunga uvuga uti nzakurya. Wabyumvishije imbaraga za shetani. Nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe uvuze ibintu bibi. Nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe cyazo zikarangira cyangwa mbisubiremo imbaraga za shetani we niba ujya kuraguza menya ko imbaraga zawe nubundi zagira igihe kizirangira kandi kitari kirekire. Ati nsengera koko narakoshe nahe mu Kimana urajya mu bintu bidafite akamaro byiki. Nigeze kujyana n'umwana nise muretse gato babarira ntabyibagirwa nise ko ushatse kuvuga ko Bruce Melody hari izindi mbaraga ngewe nakubwiye banza wumve wowe ugiye hariya utivuga ibi uri umuhanzi w'abantu bari bazi ko bakunze bajya kubona ukabwira uti nimuvuge utivuga amazi batamata utamazi batamata uzi icyo bisobanuye ntibagushaka imbere yabo wataye agaciro nta gaciro kigira waragiye wamaze kuba damp super nawe uri kwimura kuri Melody nge nakubwiye nge none se ninjye wababwiye ngo bavuge biriya ninjye so bagiye mu mutwe no mu kanwa nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe kora ryo gukavuga uti twongere tubigenze gute kuko nituramuka twemeye ko aduya twirukankana itiminizi turarangiye so tugomba kuza bushya ariko mpaka tugatsinsura cyangwa tukagera kuri ku ntego yacu. Icyo kintu uvuze ndahita ngihuza nateguye n'icyo Yago yavuze ati minisita abwira utuma twishima ati muri no showbiz yacu habamo amaroza ati ndetse mfite na proof rwose nibiba ngombwa ngewe nzazerekana nawe ukemera ko showbiz ibamo amarozi. Yago Ponda ati yaravuze ati Big Energy nabakunzi b'ibikorwa byanjye muri parenthesis ashyiramo akazi nkora ntabwo ari agatsiko nkuko mubibwiye abo mubereye abayobozi ari bo rubyiruko notabene ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye none ninjye uhindutse icyaje isi irareba. Yego nabyo urabaze ibintu kandi nawe warabyumvishe mushiki wanjye ubwo nawe rero gasaro rwose ko mbona birakariye mariko we nuko nawe umbaze iyo mugeze kuri Melody buri gihe orarakara ngiye nakubwiye kwanza ntukajye singajye nkubaza Supabandi iyo ushatse kubaza kuri Melody ahita arakara ariko ubundi bimeze biti ubu hazagize umuntu umuriza abagabo babiri mu kiganiro wabyumvishije shetani apfane n'abambari be mu kuzimu n'abamukurikiye nta na rimwe mbabarira nta na rimwe inyange igihura na rimwe n'akanyamasyo inyange ba hejuru akanyamasyo uzarebe nuko gasa niyo ukarebye ubona ko kahirimbiye mbabarira ntuzonge no kuvuga n'ibyo bintu ngenda kwisabye ntukajye umbaza ku izina ry'umuntu utari ku rwego nge navutse kwa Gakumba wabyumvishije atenda kwisabye twigeze duterekera twiye tujya mu bazimu twiye tujya no kuraguza ture kibazo gasa karame umuntu yagusiga icyasha noneho kinafatwa nka tabu umuziro ukacyemerera mu mbaga ukanga kurwana uburenganzira bwawe no kweza izina ryawe ngo ryere ndakubajije ubu munyakuri reka mbe umunyakuri umuntu araza aravuga ati gasaro hano mureba n'urugero wabyumvishije atuye umukobwa mureba gasaruye ati wabyumvishije aba ku nzira n'inzora bayigurisha bagatanga 500 kugira ngo bamutware buri wese ashaka ibyo bintu abivuze babikubaza ukavuga ngo yego kandi uzi ko ari kugusebe ndakubaza izizi unsubize right wavuga wasobanura ngo iki kandi uzi ko utabikora ubimbajije se ntange nakubwira nti
azagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko nigurisha njye niko navuga nkanjye. Asante sana. Ariko iyo wemeye ni ukuvuga ngo ubwo ndamutse mvuze ni nta kibazo, ubwo bishoboka ko ubwo naba mbikora, niko ntekereza. I think so. Rero njye ntuzongere mbabarira, niyo nakumva abo bantu aho baririmbiye bakambwira ngo Sibomana yagiye kwaririmbira, najya mbanza nkabwira abantuze ni mukorope, mushyira amazi mukorope, sinshaka gukandagira ahantu abantu babazimu bajya kwa shetani kuno kuraguza bakandagira, mwanagure mukorope izo stage muzikorope korope. Niyo mpamvu ejo bundi uzabaze igihugu cyose kirankunda, abanyarwanda bashaka kundeba, none se ibi barimo gukora bya muzika wati bizenguruka igihugu wigeze umbona? Oya. None se nibamvugishije narababwiye icyambere abantu barimo sinshaka kuba ndi kumwe nabo. Barakuvugishije? Sinshaka gukandagira, ngende shaka stage yanjye nzikurira rye nyine habe hakoropye, kuko abo baveho nyandiveho nukusi, byo bita nukusi. Nukusi urazizi mu Giswahili? Nukusi imyako. Super, uyu munsi warakaye ndakanyago. Oya, urabyibuka ikiganiro nakoranye nawe? Buretse gato. Nakubwiye wambwiye ko byaba byiza bose biyuze. Naje no gukora igroupe yabo. Igroupe nyikwereke? Yego. Nakoze igroupe yabo bose hamwe kanyikwereke. Yago Sabe Chita, dore ngiye. Ngiye. Tuyereke dore ngiye do urayireba. Dore ngiye. Yerekane n'abantu do ngiye. Tavuga bati inyuma gatoya. Batavuga bati Superman ajya wenda batubeshya do. Wabonye? Uyizuminge neza dore ngido. Dore ngiyo nushaka kuyireba. Wanjye kapiteni Yago ni mumusaba imbabazi. Hanyuma nawe azababarira. Byagenze bite rero? Kuko nawe aremye muki? N'umuntu. Sorry. Ngo ipfu yarya ngo nahitagira iki? Nawe utayirya. Nahitagira none se ndebera. Ubiye nangwa ashaka kumenyekana. Nagende ntabwo ari uko babikora. Femira rushya azikorera ibye. Ize ni indushyi giva ku ruhande twara. Ni indushyi? Ni indushyi. Ubwo nangwa ubwo naye yewe ngo giva ku ndushyi. Hanyuma icyo nagira ngo nsabe Yago, kapiteni Yago ntarasoza. Iriya video n'abandi makamanda bose bazifite. Nabasabye ko video bayihagaritse, hari video ya nyuma ariyo nakuri igikura nkota, ariko iyo video kubera ko Gasaro TV. Rero ikintu nagira ngo nkubwire ni kimwe. Agasaro TV, you are so blessed. Thank you. Kandi ikintu nagira ngo nkubwire, nawe ubwawe nubwo uri umunyamakuru, ariko mujye mucishamo munigishe, buriya wabyumvishije. Ni byiza kurinda umuco wawe. Kurinda umuco wawe iyo ububuze, uwo ushaka gufata urawubura, n'uwawe wakakondo ukawubura, byose ugasigara utagira huva. Ibya bintu ujya kubona ukabona umuntu Imana yamwiremeye ari umu black beauty, umwana w'umukobwa mwiza, akagenda akitera ibintu by'ibishahuro ngo arashanga kuba inzobe, ugasanga ahanga havanyemo igiturugunya bayita mukorogo, ugasanga ahanga hejuru arasa nk'izuba rirenga, wajya kubona ukabona hariho umurayi, urajya kwiyicira iki? Ko Imana yari yakugize neza my dear. Ibyo urabikorera iki? You get what I'm saying? I get it. So nibyo ngibyo, ariko ibyo nkubwira byo ndamushimira, ari yateguye neza, tekereza neza, agacira ikipe ye, gasugira ikipe ya mbere ikiniye muri stade Amahoro. Ako rero kujya gushyira mu nanone genda umuntu w'Imana man. Uri umuntu w'Imana. Arakeri none harimo arazira iki ibyaha yakoze kubera iki? Yabonye amafaranga aramamara aba umuntu ukomeye ku isi. Mind irahinduka. Arangije atangira kujya afata abana bato, akabatinga, akabafata video. Imyaka yarishize ari myinshi none do kabimye. Bira ni ibintu byabaye byo tugira ngo baramuhimbira. Hari nabavuga ngo mva ngo nuko yavuye ngo muri system ngo yazayirimina, ntago abahanzi bose bo muri Amerika ari uko arabaye Illuminati, cyangwa ari uko kugira ngo bamamare bajya muri Illuminati. Ludacris ngo bita Ludacris, uzamwumve yaravuze ati I'm not Illuminati, uzamwumve mu ndirimbo bamwita Ludacris the bad boy, ati I'm not Illuminati, I'm Ludanati, uzayumva iyo ngoma bamwita Ludacris the bad boy. Arangiza abatuka ati wowe uza kuyumva iyo ngoma Ludacris mwana, bara abatipe mani bara urumva, ariko ba Didi bariya urumva, ba Didi urumva, Didi yaramamaye abo umuntu ukomeye, agira zaribo zikomeye kugira ngo umenyekane, ukagomba guca kuri Didi, ariko yakoraga ibintu bitajyanye bidahishimana iki icyubahiro. Bibiliya iti mbona ibyo mukora nkabihorera mukagira ngo tunganya ubwenge. Murabikora nkabihorera mukagira ngo tunganya ubwenge, burya ibikwihorera gusa gucunga. Super.
ako twakavaho nushaka ukaveho muze ko ibyo wambaje nabikubwiye kanigire ku bitekerezo by'abantu. Hari umuntu wanditse ati Super mbere naramwangaga cyane kubera ko yarwanyaga Bruce Melody, ariko ubu ngubu nsigaye mukunda cyane aho nabonye ko maybe nabonye ko avuga ukuri kandi ukabona ko ashyigikiye ukuri. Big wati ndi hejuru niko yanditse. Big yanagiwe nukabitinye bisome yararangira aravuga ati Big yanagiye hejuru. Izo comment rega nanjye naziciyemo narazisomye ariko jya usoma. Captain Yago urumva? Erega Captain Yago umva. Captain Yago impamvu atsinda nubagikomeza gutsinda. Aryama arambarara kuki? Kukuri. Kumana. Nejo yaragusuje mu kiganiro yakoze. N'umungu wagere kamanda. Abari kuri front. Nanjye ndi kuri networking. Wabyumvije? Shabana. Wabyumvije mwenda bakunda. Imana rero umva nkubwire ntushobora kunamba ku Mana ngo uzasebe. Ngereka nkubwiza ukuri ko imbere y'Imana. Bura abantu ntibazi banga ryanjye. Nk'ubu umuntu huye nawe ukakubaza atari ko Super Manager dusibye bira byo kujya kuri YouTube cyangwa bira tumubona Super Manager ubundi muzima busanzwe atunzwe n'icyakora cyo wamusubiza icyo. Ntufite ibindi ukora se? Wowe umuntu akubaje no ari byo usibye kumva wenda mbivuga. Hari proof wari wabona. Wenda proof reka nkubaza oya ari nabandi bavuga ngo nitubizi ngo twumva no agent. Oya serege tujya tubona ama contract yawe. Ama contract ni. Ariko ndakubwira impamvu biriya byose biza no kubera iki? No kubera Imana. Akuze kubyuka mu gitondo utajya kubwira umuntu ngo nkoresha uzanyishyure. Urumva ubwo Imana yangiriye. Abandi bashaka marketing bakajya kuyigira kugira ngo abandi bari ku mashura za UK University of Kigali, abandi bari za Mount Kenya, abandi bari za Inirake bariga marketing kugira ngo afate degree. Imana yarayimaye ndayivukana. Ubwo icyubahiro naho Imana ni iki? Ni kishi. Kuko we n'uyo wakwiga marketing Harvard ukajya ugasobanura nge nkasobanura bahitavuga bati wegenda badman ni uvuga ibintu bizima. Kubera iki? Ni Imana yamaye. Why can't I praise my God? Sibyo rata. I have to praise my God. You get what I'm saying? Kuko abandi bajya kubyigira mani barabyigira. Ejo bundi nabwirwaga n'umuhungu w'inshuti yanjye ntuza tumwina ambwira ati makerere hano ngiye kurangiza masters ya marketing atari ko ati wowe ugira Imana we yarayikuremanye. None se wabyakiriye gute rero kuba yaragiye kuririmba yajya avuga ikinyobwa Melody nabyumvise nabyumvishije ati Yago yavuga ati muvuga iki kinyobwa sindi kucyamamaza n'icyanyishyuye bati Big Energy bamwe bati ni Yago wishyuye. Nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe cyazo zikarangira. Imbaraga za shetani zigira igihe cyazo zikarangira. Imbaraga za shetani ngo akwica kwicariye burya shetani agutunga nk'inkoko kuko inkoko niba utunga uvuga uti nzakurya. Wabyumvishije imbaraga za shetani. Nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe uvuze ibintu bibi. Nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe cyazo zikarangira cyangwa mbisubiremo imbaraga za shetani. We niba ujya kuraguza menya ko imbaraga zawe nubundi zagira igihe kizirangira kandi kitari kirekire. Ushobora kubona ibintu Nobonye umwana ejo bundi avuga kwa pastor ati bankebyaha nabonye ako ka video ati bankebyaha ati twagiye Tanzania barambira ngo bagiye kuma imiti ngo nyine umupira nzagiye Burayi warakabonye aka video ka trendings yari kwa pastor kwa Minyoni ati none ati pastor rwose ndaje ngo nsengere ati umunsi umwe bajyaga bama ibintu ngo mbyisiga ariko nanga kubyisiga ati uwo munsi ntabyisize ni nabwo nakinnye neza ati nsengera koko narakoshe nahi mu Kimana urajya mu bintu bidafite akamaro byiki. Nigeze kujyana n'umwana nise buretse gato oya nigeze kujyana babarira ntabyibagirwa nise ko ushatse kuvuga ko Bruce Melody hari izindi mbaraga ngiye ngewe nakubwiye oya msubiza urumva ibyaganwa kanje gasubiza imbaraga za shetani no kuraguza bigira iherezo ryabyo kandi ntibijya birama we kora ibintu bikuvuye kandi ushyira Imana imbere. None bamwe bati Yago yari put God forward you will not be put God first you will not be the last. None ababihuza nuko ngo hariya bishobora ko Yago yari yishyuye uretse ko nge ntabyemera kuko ntago nekereza banza wumve wowe ugiye hariya utivuga ibi uri umuhanzi w'abantu bari bazi ko bakunze bajya kono ukabwira uti nimuvuge utivuga amazi batamata utamazi batamata uzi icyo bisobanuye ntibagushaka imbere yabo wataye agaciro nta gaciro kigira waragiye wamaze kuba damp. Super nawe uri kwimura kuri Melody nge nakubwiye nge none se ninjye wababwiye ngo bavuge biri ninjye so bagiye mu mutwe no mu kanwa nakubwiye ngo imbaraga za shetani zigira igihe ngo cyazo bamubajije baturaraguza bati bavuga kujya mu bapfumu mu kiganiro yakoranye na Kasiye Pizo kuri Max yasubije ngo iki ni warabyumvishije ngo nta kibazo we yavuze ko nta kibazo. Tekereza mwana urashyigikira imbaraga z'umwijima imbere y'imwe
reka nkubwire super bishobora kuvugwa nkuko super nakubwiye ngo njyewe n'abakinnyi barabizi n'abakinnyi bazabikubwira n'abakinnyi barabizi abakinnyi b'umupira njya mbabwira ni sinshaka ibintu biraguza sinshaka ibintu bijya mu nuza mu mara muri gutera inuza simbishaka ibyo mukore. It's all about hard working. Komanda baramubajije umunsi umwe perezida wacu urubyiruko ndabyibuka umwana w'umukobwa yaramubajije ati watubwira ibanganya ko perezida wa Republika akoresheje kugira ngo ugere kuri byose ugeze aravuga ati hard working no kuta giving up na patience. Wabyumvise ibintu bitatu ukihangana ntugiving up kandi ugakora cyane kandi aho uhuye n'ibibazo nturuzinge because when you lose hope you lose life immediately. Kandi mu cyongereza baravuga ngo the people who are stronger they are not those people who are successful in their lives but those who are not giving up in their lives. Baba ndi batacikaga intege nibo tubona bakomeye. Yego. Wabyumvishije none se ura advancinga bakakurasa ukongera ukari treating ugakora ryo gukavuga uti twongere tubigenze gute kuko ni turamuka twemeye ko aduya twirukankana itiminizi turarangiye so tugomba kuza bushya ariko mpaka tugatsinsura cyangwa tukagera kuri ku ntego yacu. Icyo kintu uvuze ndahita ngihuza nateguye n'icyo yago yavuze ati minisita abwira utuma twishima ati muri no showbiz yacu habamo amaroza ati ndetse mfite na proof rwose nibiba ngombwa njyewe nzazerekana. Nawe ukemera ko showbiz ibamo amarozi? Harya yitwa showbiz wandavuga uwo minisita ngo wavuze utuma twishima harya no siporo aho yavugaga ko n'urubyiruko ni minisitiri sorry aho yavugaga ko big energy reka nkagushakira ko kantu kugira ngo tugendane ushaka utarabibonye aho yasubije yago wavuga ko big energy atari agatsiko yago Pondati yaravuze ati big energy n'abakunzi b'ibikorwa byanjye muri parenthesis ashyiramo akazi nkora ntabwo ari agatsiko nkuko mubibwiye abo mubereye abayobozi ari bo rubyiruko notabene ikibazo kiri muri showbiz yo mu Rwanda cyarabananiye none ninjye uhindutse icyaje isi irareba aho utuma twishima avugaga ko big energy yagwa musubiza ko ari abakunzi atari hanyuma icyo ushaka nicyo nicyo nenge kubaza nkubaza nti showbiz nkuko yago yavugaga ko hari ikiganiro yakoze ejo ndavuga ko harimo amarozi nawe ni kubibona cyane kuvuze ngo none se iyo umuntu ashize none se ntababajijwe ngo ujya kuraguza akavuga ati ntacyo bitwaye none se nawe uri umunyamakuru uri n'umunyarwanda warabyumvaga none se ntiyabivuze yarabivuze mu kiganiro nta kibazo none se ubwo ngubwo aho utabyumva ni none se umukuru w'igihugu cyacu nyakwa perezida wa Republika nigeze kubwira abakinnyi umupira w'amaguru ati ibyo bintu numva by'amarozi byanyu byo kujya mu bintu bitafite gahunda bidafite icyo byageza kariyeri izanya ahantu mwavuye muri ibyo mugakina umupira mugakoresha imana yabahaye mukazagira icyo mwigezeho mukanaduhesha ishema mugakina ko resulta zizanwa na hard working ntabwo yabivuze yego nabyo urabaze ibintu kandi nawe warabyumvishe mushiki wanjye ubwo nawe rero gasaro rwose ko mbona birakariye mariko we nuko nawe umbaze iyo mugeze kuri melody buri gihe orarakara njye nakubwiye kwanza ntukajye singajye nkubaza ubundi iyo ushatse kubaza kuri melody yahita arakara ariko ubundi bimeze biti ubu hazagize umuntu umuriza aba bagabo babiri mu kiganiro ntabwo Yesu ajya ahura na shetani icyo Yesu azakora ku munsi wa nyuma azatwara azahagarara hariya nk'umwana w'Imana wabyumvishije shetani apfane n'abambari be mu kuzimu n'abamukurikiye nta na rimwe mbabarira nta na rimwe inyange igihura na rimwe n'akanyamasyo inyange iba hejuru akanyamasyo uzarebe nuko gasa niyo ukarebye ubona ko kahirimbiye mbabarira ntuzongere no kuvuga n'ibyo bintu ngenda kwisabye ntukajye umbaza ku izina ry'umuntu utari ku rwego njye navutse kwa Gakumba wabyumvishije atinda kwisabye twigeze duterekera twiye tujya mu bazimu twiye tujya no kuraguza ture mu buzima mu izina rya Yesu ni kuvuze ndakubwiye ngo nabashiki banjye banyumva n'abavandimwe banjye bose turasenga dukunda Imana tuzapfira mu Mana Dawudi yaravuze ngo naba n'umunyabyaha ari kugira ate uza kwicuza akagwa mu maboko y'Uwiteka ariko uza umuntu winangira akavuga ngo ngiyewe gusa ndajya mu bazimu no mu bapfumu warangiza ukamuvuga mu extra
uyu mugabo ra sha Super uyu munsi uri kuvuga amagambo rero ateye ubwoba sha amagambo uri kuvuga uyu munsi ateye ubwoba pe ikiganiro yago yakoze nabwo ndakigarukaho ngewe nakubajije ikibazo n'ubu ndagisubiramo yego ubwanjye ninjye wakwibarije ngewe ubwanjye nakikwibarije ngewe ndagusubiza mbaza sibyo Kasiye Pizzo Max TV abaza nagusubije ariko yaramubajije ati ese byo nibyo ati nibyo koko ashobora kuba wenda yaranze kujimaka n'abakunzi bi yaremeye yarahakanye yaravuze ati nta kibazo nuko rero nese Super mbara nkubaze gato umuntu yavuze ko urwaye sida muri comment aretse gato uyu munsi uraje uti n'abarwaye sida ari abantu kugira ngo nyine utavuga cyane uricecekeye tu oya ibya sida buretse gato ibya sida buretse gato buretse ndeka nanjye nkusubiza utarasoza okay ngambaza mu by'ukuri ushobora kuba uterwa ariko ukanga impaka rero nawe ashobora kuba atajya muri abapfumu ariko akaba yaranze impaka zango turwana kici akavuga ati nta kibazo gasa karame umuntu yagusiga icyasha noneho kinafatwa nka tabu umuziro ukacyemerera mu mbaga ukanga kurwana uburenganzira bwawe no kweza izina ryawe ngo ryere ndakubajije ubu munyakuri reka mbe umunyakuri umuntu araje aravuga ati gasaro hano mureba ni urugero wabyumvise atuye umukobwa mureba gasaruye ati wabyumvishije ati aba ku nzira n'inzora bayigurisha bagatanga 500 kugira ngo bamutware buri wese ashatse ibyo bintu abivuze babikubaza ukavuga ngo yego kandi uzi ko ari kugusebe ndakubaza izizi unsubize right wavuga wasobanura ngo iki kandi uzi ko utabikora ubimbajije se ntange nakubwira ni azagaragaza ibimenyetso bigaragaza ko nigurisha nje niko navuga nkanjye asante sana ariko iyo wemeye ni ukuvuga ngo ubwo ndamutse mvuze ni nta kibazo ubwo bishoboka ko ubwo nabambikora niko ntekereza I think so rero nge ntuzongere mbabarira niyo nakumva abo bantu aho baririmbiye bakambwira ngo Soma nagiye kwaririmbira najya mbanza nkabwira abantuze ni mukorope mushyira amazi mukorope sinshaka gukandagira ahantu abantu babazimu bajya kwa shetani kuno kuraguza bakandagira mwanagure mukorope izo stage muzikorope korope niyo mpamvu ejo bundi uzabaze igihugu cyose kirankunda abanyarwanda bashaka kundeba none se ibi barimo gukora bya muzika wati bizenguruka igihugu ugeze umbona oya none se nibamvugishije narababwiye icyambere abantu barimo sinshaka kuba ndi kumwe nabo barakuvugishije sinshaka gukandagira ngende shaka stage yanjye nzikurira ryenye ntabe hakoropye kuko abo baveho nyandiveho nukusi byo bita nukusi urazizi mu giswahili nukusi imyako Super uyu munsi warakaye ndakanyago oya ibintu byose bitajya mu mana nge sinjya mbishyigikira ntabwo ujye ubishyigikira niyo mpamvu nabanga oya nkubwire nabanga baferera mu mana nabo bazabazwa ibintu bikomeye cyane urabona urugero nk'aya madini yafunzwe aya madini yose yafunzwe buriya leta ireba kure buriya nkubwiye biba byinshi nyuma ya madini ejo nabonye muri Kenya umuntu yica abantu ntago wabonye muri Tanzania umuntu bitaga ntuza Babu wa Ruriyondo abantu baturutse isi yose amamiliyoni n'amamiliyoni akajya afata igikombe cy'ibitaka akabaha ngo arimo arabavura abandi barapfuye abandi batega indege ngo bagiye kumureba arusha muri Tanzania Babu wa Ruriyondo baje kubimenya abantu bashize wowe uraferera mu mana no guferera mu mana rafiki yangu ubu abantu baraje none bafite abandi negative forces abandi b'imigambi mibi n'abatera hamwe n'abaki bose bari hirya no hino bagashaka gucishamo n'amafaranga abandi bakajya mu madini bakaza bigira ngo n'abanyamadini kumbe bafite indi migambi yose niyo mpamvu Imana yadufashije tugira igihugu gifite abantu batekereza kandi bakorerwamo n'Imana bareba kuri yes byo nabyo no se ntubabibonye zo bundi muri Kenya ntabwo babibonye muri Kenya aricyo utabonye muri Kenya umuntu niyisha abantu akagenda didn't you see it ntabwo babibonye gasa teye ubwoba muri Tanzania umuntu yarifashe ngo yeretswe n'Imana ashaka ngo kwavura sida ngo n'indwara ngo zidakira akajya agenda akafata ibyondo agacanganya n'ibintu by'ibipapuro ntibara ishyiragamo imiyonga agaha abantu bakanywa hapfuye abantu mwanza hariya n'ubu ngubu hari umumama nzi rwose wabaga mwanza hariya yarigendeye avuye ngo kwa Bobo Ruriyo ngo kunywa igikombe ibyo byose ni imiki ni imitwe yo guferera mu mana wakoze ibindi ariko ntujye kwiteranya n'Uwiteka ariko disi banze ukunda Imana banze ukunda Imana ceceka niyo ya mbere nakuye ngo niyo ya mbere the first reba kuri profile yanjye handitseho ngo iki rebaho turimo kuvugana reba kuri profile yanjye ibyo bintu mbwira igene mazeho ariko hari ibintu by'Imana wowe reba kuri profile usome handitseho ngo iki
kari ifoto yawe super. we ndavuga hasi kuri ntuza caption yayo Kuri nuze kuri caption hasi ahubwo. God first. handitse ngo iki Imana niza ku mwanya wa mbere. God first ako kantu nakanditse Ariko sha ni kera we uziko nyikumenya ari byo bintu bye biriho. nuko rero sijya ngahindura ko burya bifite icyo bivuze ngewe God first Shaka kantu niko kaba hano no kuri buri gihe. God first wagashyizeho 2018. Uziko nari ntaraza kuri YouTube. God first God first mwana wanjye. Yo. Mana yaduhaye igihugu mwana papa niwe ujya umbwira ati twari tugiye kuzapfira hanze namwe tukazaba mukazapfa mutabonye igihugu cyanyu kisezerano mukapfira hanze ariko Imana iyobora inkota yarapiye niyo yabikoraga. Iravuga iti ko abantu baharanira iki ukuri ubumwe abantu baharanira ubumwe amahoro gustabilizinga hakaza egalite sociale umuntu ntagire undi ntagire urutundi Imana irayo kuko inkotanyi burya zayoborwaga n'Imana mani. Imana abyumvishije mbese nk'ubu wambwira reka ngo urugero nk'ubu aba bakongomani barwana n'abakongomani bagenzi babo bano bakongomani bari 23 sibyo yego wambwira abantu bafashe umuntu afite arirukanka ku isi yose Gisekedi afite igihugu kinini nka kiriya ariko abana baragenda bamurasa bamufatana ibice igihugu cyose bagifata buriya bavuga ko ari iki kibayoboye kuko yurwanira ukuri kuko ntawe bica barafata umundande niba ari umundande bati ngwino igihugu ni cyawe bafata umunuzu muki bati ngwino bafata bati mwese turabakongo nivuga ngo umuntu urwanira ibintu bizima Imana ibiri kumwe nawe kuko narakubwiye ngo mu cyongereza baravuga ngo shortcut always leads to the death iryo naryo ndari guhaye urisigarane inzira ngufi y'ubujyanjajanja kenshi ubujyanjajanja cyangwa ibintu birimo amayeri bidasobanutse bitari transparent akenshi amaherezo bisoza bivuyemo urupfu cyangwa se ukabizira niyo mpamvu ngewe kuva igihe wamboneye sinshaka amafaranga menshi niyo nabona make ariko abari mu nzira nziza sinshaka iby'amanyanganye ntubizi uko ni byiza ni byiza vraiment ni byiza kuko amugani ushaka kubona menshi ariko ukumva none se reka nguhe urugero ku mutima wawe n'amahoro none se reka nguhe urugero reka nguhe urugero sibyo bakwisa umumiliyarderi ugiranye ikibazo n'igihugu ugiye harivuza igihugu cyawe nabi ngo uri umumiliyarderi ntiwemerewe kugera mu gihugu cyawe abana bawe kuko ubundi reka nkubwire ubundi bavuga ko ubundi uretse nk'ibi wenda buriya mu Rwanda ho ni igihugu kinashyiramo imiyaga urayumva ubundi muri Amerika uzabaze ubundi Amerika bo bagira principle ivuga ngo I stand for my country sibyo yego no muri Amerika bo baravuga ngo niba umuntu abaye umwanzi wa Amerika bagomba kumwica bakica n'umugore we bakica n'abana be kuko still uwo muryango ni umuryango w'abanzi mu Rwanda ho bashyiramo imiyaga icyane gatozi wabyumvise mu Rwanda bashyiramo imiyaga ku cyane gatozi reba muri Tanzania wa wundi wajyaga birirwa ejo bundi nabonye ndekana namushimire Samia Suluhu ejo bundi yavuze ijambo ryiza perezida wa Tanzania ejo bundi warwanyaga ubutegetsi muri Tanzania nk'uko ureba Vigitwara Ingabire hano nako sino kurwanya ubutegetsi se yabishobora no kuvuga gusa ibyo kuvugana ntambara y'amagambo igitsinda wabyumvishije ubundi wahariya muri Tanzania ejo bundi basanze ariko jye unyumva ejo bundi basanze yanogonotse yaguye aho imbere yiwe Amerika biravuze ngo dutewe impungenge ngo nibirimo kubera muri Tanzania ngo nta burenganzira bw'ikiremwa muntu Samia Suluhu aravuga ati mumenye ibyanyu natwe tumenye iby'igihugu cyacu kuko nubundi ntituza kubarindira ibyanyu by'umutekano wanyu kandi aho muri Amerika niho hapfa abantu benshi niko yavuze niho hapfa abantu benshi buri kanya ko twe ko tutabavugaho none umuntu ushaka kubuza abatanzania miliyoni 60 zirenga amahoro ngo yaguye yapfuye ubwo bikaba ikibazo none se ubundi amategeko y'imodoka avuga ngo iki amategeko y'imodoka uko avuga aravuga ngo igihe uhetse abantu 70 ukabona umuntu umwe ashobora kubagusha impanuka ikaba wegonga cyangwa amategeko y'imodoka ntabwo yize Mwereke permis. Abantu rero batuvuga bati suba manajya wenda abavuga nabi cyangwa se abagira ubugome ngo ya ngiye nkunda umuntu w'ukuri nkunda ibintu bizima ariko ibintu bigiyemo amanyanga umuntu ushaka gukora ibintu bidafututse bidaciye mu mucyo burya nkareba nk'aba bantu baje ubundi barakora amadini barajya mu madini barajya mu kumbe bafite za negative forces inyuma zibari inyuma ziki bakikora ngo n'abanyamadini kumbe bafite ibindi barakommunicatingana n'abandi babo network natwe turayifite reka mere kuri aka kantu super banzu usome kuri Muhammad harya ni Muhammad amwita Mohamed Dewigimo mukire wa mbere muri Afrika w'umwana muto ariko uramunyweye wa
icya mbere meraho bayita mo extra extra number 1 drink, number 1 energy drink which you can drink and you feel better. akantu mperaho ngiye kukubazaho ni Chita yandikiye Yago ngira ngo mu kiganiro birimo amusaba ko habaho inzira y'ubwiyunge hagati ye n'abamubabaje cyangwa se abamukomerekeje. Chita yandikiye Yago Chita yaho yakoze neza iyo baruwa sinarinyizi yamubwiye ko biyunga. Yago yabisomeye mu kiganiro cye. Ariko nanjye narabisabye ubwiyunge ni ikintu cyiza cyane. Ubwiyunge ni nacyo igihugu cyacu cyadutoje. Nacyo igihugu cyacu cyadutoje ubumwe, kuko wowe sinza huva nanjye ntuza humva, ariko twese turi iki abanyarwanda urakabyara. Ubwo rero tugomba kubana neza nk'aba nyarwanda. Urakoze cyane kuko sinakuremye nawe ni wande sinkubeshejeho nanjye ntumbesheje. Tugomba gukora tugakorera amategeko, tukwa amategeko y'igihugu n'Imana, tukwa amategeko y'igihugu Imana hanyuma tukabaho. Ngira ngo super nawe hari igihe udakurikira ibiro. Hari uwaje ati erega nubwo muvuga biriya ariko ibaruwa narayumvishije. Oya yamwandikiye kuri telefone nyine. Oya iyo baruwa ngo yimwandikiye kuri telefone ko ngo baruwa barayisomye ngo mu kiganiro. Yarabisomye mu kiganiro. Je narabyumvisha babimbwira. Ariko Chita nawe niba yaranditse baruwa ndamushimira. Ahubwo muhamagare namushimire. Mushyire live. Ubwo rwose ubwo batangiye gukora ibyo narababwiye ntingewe. None se urabyibuka ikiganiro nakoranye nawe? Buretse gato. Nakubwiye wambwiye ko byaba byiza bose biyunze. Naje no gukora igroup yabo. Igroup nyikwereke? Yego. Nakoze igroup yabo bose hamwe kanyikwereke. Agasopa. Uri kubesha. Nabasabye ko biyunga. Urabona bizoroha? Kambanze negereze super zaniriyo group yakoze ndebe koko ko iyo group ihari, ariko byaba ari na byiza. Ubushize nibwo navuze ngo gucuruza ni byiza, ariko nanone umuntu acuruje agacuruza ni byiza nyine. Ubwiyunge bw'abantu nabyo byaba ari byiza, sibyo super? Ngwino nyereke ndebe. Ngwino mu kiganiro. Ngwino mu kiganiro wakire microphone yawe. Ngwino mu kiganiro ariko. Nandikirwa n'abantu wenda nk'ibihumbi nka 2 buri munsi. Je nandikirwa n'abantu nk'ibihumbi nka 2 buri munsi. Rero mba ngomba kumanuka nkareba handa intuza nkakwereka group twakoze yacu. Eti nyikwereka. Diaspora group, Makamandazi group, Yago Sabe Chita dore ngiye. Tuyereka dore ngiye urayireba. Dore ngiye yerekane n'abantu ngiye. Tavuga bati inyuma gatoya. Batavuga bati Superman ajya wenda batubeshya do. Wabonye? Uyizuminge neza dore ngiye. Dore ngiye nushaka uyireba. Dore ngiye. Urayireba? Ngurama aga screenshot naga kwireba. Ntacyo nushaka screenshot nakunda kaguha. Wari ntago mba mbeshya nimukajya mvuga ngo super wenda ngababeshya oya. Giye ibyo kubeshya ntago nshaka kubeshya. Nani nawe nababwiye nti ngenda ndashaka kwa mediator. Muri umuntu wanjye captain Yago ni mumusaba imbabazi. Hanyuma nawe azababarira. Byagenze bite rero? Kuko nawe aremye muki n'umuntu. Sorry. Mohamed aramenetse. Wabyumvishije? Ariko ihumura neza da. Nubwo ngo ibi nta kibazo. Icyo nagira nkubwire ni kimwe. Namusabye kubabarira kuko nabaremye mu kintu cyitwa imbabazi kandi n'umuntu w'Imana, kandi umuntu w'Imana iteka agira iki kubabarira. Imbabazi. Ariko yasabwe imbabazi. Wase winangiye umuntu yagwa imbabazi utamubwiye ngo mbabarira. Harimo abasabye imbabazi. Aha, abasabye imbabazi nawe yarazibahaye. Ntibazibahaye se? Oya, nyine ndi kukubaza muri iyo group. Muri iyi group. Nuko wabisabye. Oya ngewe nabashyize muri iyi group. Barandika. None ndababwira nti rero ni munashaka mujye mwiyandikirana na privacy, hanyuma muzaze kubimenyesha nyuma, ari nako muzabimenyesha abanyarwanda live, ariko group yo wayibonye barimo. Okay. Wow.
byaba ari byiza vraiment byaba ari byiza cyane pe uwo mwana uri rutyo nuwahe muri karitsiye ahangaha Kanombe ko mbarira cyane aratinya imbwa hari imbwa y'abaturage buriya yego mbabarira umbwire burya narigize ngo nimbwa imukanze naho wumvisha umubyeyi wo kwavuze n'umubyeyi we barasa n'akariya kana ngo yanze gutango ngo arashaka gutara uko dadaje kumufata mu modoka kumutwara n'imodoka bambi ngo nashaka gutana amaguru akoshemana yabo nabana b'ikinyejana kigezweho Nubyumva? Ngo this. Ngo ntashaka guta. No se simbona taha hafi ahubwo. Nyine urumva avuye kuri ishuri hariya kuri ishuri hafi kwa Dodo hari. Ni na hafi cyane. Mbure rero ngo mami yaje kumufata n'amaguru. Ntashaka gutaha n'amaguru. Dadi yataje kumutwara. N'imodoka. Akomana. Ati dadaze kuntwara n'imodoka. Super, reka nkureke nsoze ujye mu zindi gahunda. Urakoze cyane twaganira. Urakaze cyane twaganira neza. Ubutumwa nagenera abantu bose banyumva. Ikibazo kimwe. Ushaka kutarakibonye ni nacyo nsorezaho. Akira nta kibazo. Uwo muntu yavuze ko ari we byabayeho ngo atari sabi. Tubwiza abantu kuri we waje ari uri umushyitsi waje gusimbuka gute kiwishaga mu maso ntabwo yagize ngo ni ngwino wagujyanye mu gatego akari ngwino ari wakujyanye mu gatego ashaka kukugambanira ngo bagukubite ku kimwe natakwishyuriye nk'agataxi kakujyana kwa muganga ahubwo uyu se niwe wavuze ngo niwe byabayeho ntabwo ari sabe akaba aba nabo bashaka ngo ariko urabona basa si basa se ubwo nawe ni bya bindi bavuga ngo ipfu yarya ngo nahita agira iki nawe utayirya nahita yigira ihembe none se ndebera ubiye nangwa ashaka kumenyekana nagende ntabwo ari uko babikora Femira rushya azikorera ibye ize ni indushyi iva ku ruhande twara ni indushyi ni indushyi ubwo nangwa ubwo naye yewe ngo ubwo naye ngo iva ku ndushyi hanyuma icyo nagira ngo nsabe Yago Captain Yago ntarasoza iriya video n'abandi makamanda bose bazifite nabasabye ko video bayihagaritse hari video ya nyuma ariyo nakuri igikura nkota ariko iyo video kubera ko umfasha urumva kubera ko ibiganiro bya mediation bigikomeje reka tuganire kandi tuzasoza neza kubera ko turi mu biganiro by'i Rwanda muri Angola nibyo bikwiye rwose kandi ibiganiro by'i Rwanda muri Angola Lorenzo ari we jewe arashaka yuko ibintu bigira gute bijya mu buryo Uburasirazuba bwa Kongo bukabona iki amahoro murakoze cyane urakoze cyane super manager Merci beaucoup kutongeye kwabamaza mo extra nawe urashaka akiri mwakoze cyane kureba ikiganiro rero ngayo nguko tujyana na super manager kandi Imana ibaho umugisha mwebwe mwakurikiye kino kiganiro nakagaruka Gasaro TV.